azahita akurikiraho ifaranga rimwe. Ndetse numvise mu kigereranyo cyangwa se muko bateganya muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, numvishije ko bateganya ko bivuga ngo bizaza bikurikirana irangamuntu nyine n'umwaka umwe mu wundi. Bivuga ngo irangamuntu ni mu mwaka wa 2025, hanyuma ifaranga rimwe, kandi mbahe n'amakuru. Iri faranga rifite n'itariki rizaronshi ngoze kunyibutsa nyivuge mu gihe cyaryo. Hanyuma iri faranga rimwe rero, iri faranga rimwe nta muntu uzajya muri systeme y'indangamuntu uzarihakana. Oya, kandi ikindi nta muntu uzajya mu ifaranga rimwe atarafashe irangamuntu. Ni ibintu biri kumwe nyine tu bimeze bityo. Bivuga ngo kimwe ntushobora kucyakira ngo hakane ikindi. Iri faranga rimwe ntago bazarironnshinga kuko ridahari, ahubwo abantu benshi baririmo, kandi ugereranyije n'abantu baririmo ni abantu bitwa ngo n'abakristo. No kuvuga ngo bo bakubwira yuko ukozemo ari ugucukura mu kirombe. Nuvuga ngo iyo uyu munsi utacukuye utakozemo, uvuga ngo uba wanze kujya gucukura amafaranga mu kirombe. Ariko nubundi iyo urebye ayo ma company bayita mining company. No kuvuga mining company na amafaranga acukura ni ibirombe nyine, ni company y'ibirombe by'amafaranga muri make. Bivuga ngo rero faranga bita niba ari bitcoin. Bitcoin. Iryo faranga ndagira ngo mbabwire ko ahubwo benshi banarigezemo. Yego. Uyu munsi abantu benshi barigezemo, ntago kuba ritari ryaronshingwa nuvuga ngo kuronshingwa niba ikintu iyo kigiye kugaragazwa nuko abantu baba bakizi. Bivuga ngo rero kuronshingwa suko abantu bagize gute, suko abantu batazi icyo kintu, ahubwo abantu bakirimo ahubwo banabigeze na kure. Harimo n'abatangiye guhahirana. Yego. Bivuga ngo rero majije kubona abantu bagiye batandukanye bamaje kwinjizwamo. Hari uburyo baguha utanga imyirondoro, wamara kuyitanga aho uvuka ugatanga irangamuntu yawe, bagashyiramo imyirondoro muri systeme, bamara kuyishyiramo n'ama-email byose n'ama-password, bamara kubyuzuza, hanyuma bakajya bakubwira ngo ujye wemezamo isaha. None uko isaha igeze abanimo akantu gatera muri telefone gutya, none wowe ugenda wemezamo, nuvuga ngo ugenda ukemezamo gutyo ugakandamo. Ubwo ngo amafaranga ubugize gute, hariho n'abaje arambwira ngo bucukura ni nko gucukura mu kirombe. Iyo wemejemo ngo buri gucukura mu kirombe, ngo amafaranga bari kwiyongera yikuba amafaranga, ngo yikuba ngo uko wongezamo. Noneho ngo bigera ku cyiciro ugira gute, uba umumambure wabo, bakakwaka n'ibijyanye n'amafoto. Kandi kwifotoza kwabo si ukwifotoza gutya bisanzwe, ahubwo no kwifotoza mu mutwe, ukifotoza mu maso, ukifotoza amatwi, ukifotoza ahantu hose kugira ngo barebe ko uri umuntu wuzuye, utari debile cyangwa se utari robo. Ibyo ni ibimenyetso bigaragaza yuko bashaka umuntu nyirizina muzima, utuze ntabwo bashobora kukwenda. Nza gutanga ku bintu byigeze kumbaho guhera muri 2019 sorry mu kwa gatandatu. Ndaza wenda kubivugaho ku buhamya bw'iryo faranga rimwe nanjye nabinyuzemo, kandi hari n'icyumwuka yagiye amishurira byinshi cyane nagiye mbona mu buzima. Hanyuma ubwo ndagira ngo ahubwo banze utubwire igihe iryo faranga rimwe rizarunshingirwa kugira ngo tutaza kubyibagirwa. Hanyuma ndagaruka nanjye ngira testimony imwe ntanga faranga rimwe byigeze kunyibera aho bwanjye. Impamvu tuvuga ibi bintu no kugira ngo duhereze testimony, ibihamya abantu turimo turakangurira kugira ngo bazirindire ifaranga rimwe bo kurijyamo, cyangwa kugira ngo bitazangiza ubugingo bwabo. Mbere yuko njya muri ibi bintu nabanje kugira yerekwa. Iryo yerekwa ryari rimeze gute? Nagiye kubona mbona ni Okay, urakoze cyane rero. Ndagira ngo noneho nkuko nari natangiye mbivuga tugane ku bintu byerekeranye n'ifaranga rimwe. Ibyo ngibyo nibyo tugezeho kugira ngo twapudetinga abantu bamenye ese by'ifaranga rimwe bigeze hehe, rizakora rite, se rizaza ryari.
reka nguhe umwanya rero hanyuma usobanura abantu badukurikiye iby'ifaranga rimwe ese byo ifaranga rimwe umusore nyuma y'irangamuntu rero hazahita hakurikiraho ifaranga rimwe ndetse numvise mu kigereranyo cyangwa se muko bateganya muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda numvishije ko bateganya ko ari 2026 bivuga ngo bizaza bikurikirana irangamuntu nyine n'umwaka umwe mu wundi bivuga ngo irangamuntu ni mu mwaka wa 2025 hanyuma ifaranga rimwe ni 2026 kandi mbahe n'amakuru iri faranga rifite n'itariki rizaronshi ngoze kunyibutsa nivuge mu gihe cyaryo hanyuma iri faranga rimwe rero iri faranga rimwe nta muntu uzajya muri system y'indangamuntu uzarihakana oya kandi ikindi nta muntu uzajya mu ifaranga rimwe atarafashe irangamuntu ni ibintu biri kumwe nyine tu bimeze bityo bivuga ngo kimwe ntushobora kucyakira ngo hakane ikindi ni ibintu biri kumwe bivuga ngo rero bavandimwe hagiye kuza icyo bita indangamuntu nshya twarayivuze n'umunsi turacyayivuga ariko bavandimwe bivuga ngo nuyifata ntabwo uzahakana ifaranga rimwe kuko ifaranga rimwe niryo rifitiye isi akamaro cyane ni naryo abantu bazungukiramo bashishikariye cyane kuko bumva ko nta kibazo ariko ndagira ngo mbatangarize ko irangamuntu ari ifite ikibazo gikomeye ifaranga rimwe ryo ni iriza ryuzuza mbese navuga ko ari nka fondasiyo hakajyaho cya gice cyo munsi y'idirishya hanyuma hejuru y'idirishya bakita nimba ari rento hanyuma rero navuga ko iri faranga rimwe ni rento hanyuma noneho icyo bita microchip ikaza ari ugusakara ari finale hanyuma rero ifaranga rimwe nta muntu utayifite ntiyemerewe kujya mu isoko ntiyemerewe kugura nta nubwo yemerewe kugurisha umuntu utarifite bivuga ngo nta kurya yarya atese mbese twabihuza na cya kimenyetso cy'inyamaswa kiri mu byahishuwe 13 ikimenyetso cyo mwabyinjiyemo kera erega kira kimenyetso ntago kiza ngo kize ako kanya ngo ngiki kimenyetso ni ukuvuga ngo ikimenyetso cyatangire mu nkingo buriya ziriya nkingo kuziterwa kuri ni nuvuga ngo ni system igenda yubakwa noneho nitugera ku cyiciro cya microchip ni ukuvuga ngo ikimenyetso kizaba cyuzuye naho ubundi ntabwo ko kizatangizwa n'irangamuntu suko kizatangizwa n'ifaranga rimwe suko kizatangizwa na microchip ahubwo cyatangijwe n'imbanziriza mushinga narabivuze inkingo nizo zatangiye nizo zabaye imbanziriza mushinga yo kurimbura ku isi kubera yuko impamvu nari mbihujije Bibiliya iravuga ngo ihatira aboroshye n'abakomeye imbata n'abumudendezo gushyirwaho ikiganza ku kuboko kw'iburyo kugira ngo hatagira uwemererwa gutunda cyangwa se kugura keretse ufite icyo kimenyetso cy'iyo nyamaswa cyangwa se umubare w'izina ryayo ngo aho niho kwihangana kwabera kuri uribuka muri covid nta muntu wari wemerewe kujya guhaha nta n'undi wari wemerewe kugura aho ngaho navuga ngo nuvuga ngo igihe cyose umwana yavutse habaho igihe cyo gukura akagera ku gihe cyo kuba yamenya ubwenge akaragwa nk'uko mu buryo bw'umwuka umwana mu buryo bw'umwuka arerwa n'umukozi atemererwa kuba yaraga ubugingo buhoraho ndetse no muri ubu buzima busanzwe iyo umwana ababyeyi be bapfuye cyangwa se bakaba banariho uwo mwana arerwa n'umukozi akarerwa n'ababyeyi be ntabwo iyo bibaye ngombwa ko abandi bana babagabanya uwo mwana ukiri mutoya ntabwo bamuha umugabane kubera ko aracyari umwana ntacyo yakoza bivuga ngo rero no mu buryo bw'uyu mubiri izi nkingo zabaye imbanziriza mushinga ni fondasiyo ariko uyu munsi iyi rangamuntu igiye kuza ari itafari rishyizweho hanyuma ifaranga rimwe riza ari itafari rishyizweho rigere mu madirishya hanyuma navuze ngo microchip ni ugusakara rero bivuga ngo ntabwo ikimenyetso cy'inyamaswa ntabwo gitangiye uyu munsi cyatangiye muri za nkingo kuko ziriya nkingo zizaterwa kugerwa ubwo abantu ba nyir'ubwite bagerejeho bifuza yuko abantu bari furu mu buryo bw'imyuka babohereje rero ni uburyo bw'imyuka rero nabwiye abantu yuko igisubizo nyacyo ari ugusenga kuko imbaraga z'Imana zibasha gutwika zibasha gutesha agaciro
iriya myuka mibi abantu benshi bagiye bagambirirwamo cyangwa se bashyirwamo. Ese iri faranga rimwe twahereye kare tuvuga ryose, iryo faranga ntabwo ryari ryabonerwa izina ku buryo byibuze abantu bashobora no kuba baryitondera mu gihe bahuye naryo? Hari ifaranga bita niba ari bitcoin. Bitcoin. Iryo faranga ndagira ngo mbabwire ko ahubwo abenshi banarigezemo. Yego. Uyu munsi abantu benshi barigezemo, ntago kuba ritari ryaronshingwa nuvuga ngo kuronshingwa niba ikintu iyo kigiye kugaragazwa nuko abantu baba bakizi. Bivuga ngo rero kuronshingwa suko abantu bagize gute, suko abantu batazi icyo kintu, ahubwo abantu bakirimo ahubwo banabigeze na kure. Harimo n'abatangiye guhahirana. Yego. Bivuga ngo rero majije kubona abantu bagiye batandukanye bamaje kwinjizwamo. Hari uburyo baguha utanga imyirondoro, wamara kuyitanga aho uvuka ugatanga irangamuntu yawe, bagashyiramo imyirondoro muri systeme, bamara kuyishyiramo n'ama-email byose n'ama-password, bamara kubyuzuza hanyuma bakajya bakubwira ngo ujye wemezamo isaha. Noneho uko isaha igeze haba harimo akantu gatera muri telefone gutya, noneho wowe ugenda wemezamo, nuvuga ngo ugenda ukemezamo gutya ugakandamo. Ubwo ngo amafaranga ubugize gute, hariho n'abaje arambwira ngo bucukura ni nko gucukura mu kirombe. Iyo wemejemo ngo uri gucukura mu kirombe, ngo amafaranga bari kwiyongera yikuba, amafaranga ngo yikuba ngo uko wongezamo. Noneho ngo bigera ku cyiciro ugira gute, uba umumambure wabo, bakakwaka n'ibijyanye n'amafoto. Kandi kwifotoza kwabo si ukwifotoza gutya bisanzwe, ahubwo ni ukwifotoza mu mutwe, ukifotoza mu maso, ukifotoza amatwi, ukifotoza ahantu hose kugira ngo barebe ko uri umuntu wuzuye, utari debile cyangwa se utari robo. Ibyo ni ibimenyetso bigaragaza yuko bashaka umuntu nyirizina muzima, utuzuye ntabwo bashobora kukwemera. Mbese impamvu bafotora aha ngaha hose, umuntu utuzuye baramumenya. Reba nk'abantu bavuka ari amadebili, hari uburyo baba bameze gutya, ushobora kumureba gutya mu nsina z'amatwi ukamumenya, wamureba mwene hano ukamumenya. Ariko niyo mpamvu bakureba kugira ngo bakumenye, kuko abahanga barize bazi ibimenyetso biranga umuntu ufite ikibazo mu mutwe n'umuntu utagifite, barebeye inyuma ku bimenyetso by'inyuma. Hanyuma ko hari amafaranga nyankunda kubona ama-PI menshi atandukanye, iyo urebye neza cyane ureba hirya no hino ku ma-WhatsApp bagenda boherezanya ngo iri ngiri rigeze kuri ngo hari company ngo ushoramo amafaranga, ugatradinga nyine nk'uko nguko, ama-PI yo mu bwoko bwinshi cyane butandukanye. Ese hari isano ryaba bifitanye n'iryo faranga rimwe? Ntabwo nari namenye ifaranga rimwe amafaranga rihagaze ku isoko. Ariko iriya bitcoin shobora kuba ari bitcoin. Ndavuga bino bari gukoresha urubu ngubu y'ama-PI n'ama-PI. Yego. Nuvuga ngo nzaguha amafoto n'uburyo babyoherezanya cyangwa se n'ubusobanuro bwabyo, hanyuma nuzakora iki kiganiro, hanyuma uzabashyiriremo imfashanyigisho bizabasha kubafasha. Yego. Hanyuma ni ukuvuga ngo rero nuvuga ngo iri faranga rimwe ntabwo bazarironshinga kuko ridahari, ahubwo abantu benshi baririmo, kandi ugereranyije n'abantu baririmo ni abantu bitwa ngo ni abakirisitu. Ni ukuvuga ngo bo bakubwira yuko uko ukozemo ari ugucukura mu kirombe. Ni ukuvuga ngo iyo uyu munsi utakozemo, uvuga ngo uba wanze kujya gucukura amafaranga mu kirombe. Ariko n'ubundi iyo urebye ayo ma-company bayita mining company. Ni ukuvuga mining company ni amafaranga acukura n'ibirombe nyine, ni company y'ibirombe by'amafaranga muri make. Bivuga ngo rero ntabwo ndi shuwa cyane, ariko ifaranga rimwe ryabo ngo rihagaze miliyoni 40 Bitcoin yagiye izamura igiciro cyane, ubigeze ku madolari menshi. Ntabwo nahita mbipreseza uyu munsi, ariko ifite Bitcoin imwe yonyine ubwayo ihagaze amafaranga menshi y'amadolari. Ntabwo turi bubibwire abantu kugira ngo bajye gusacinga, mbese ngo bamenye amafaranga. Ntabwo kuba bamenya ko amafaranga ari menshi aricyo gikiza ubugingo, nta nubwo kuba bamenya ko amafaranga ari make aricyo gikiza ubugingo. Twebwe ntabwo dukora ibiganiro ku mpamvu zo kugira ngo abantu bamenye amakuru
amakuru atari bukize ubugingo cyangwa se amakuru adafite icyo yamarira ubugingo ubu uzabona Imana ntabwo icy'ingenzi ari uguperezida ngo dushake ngo nabo bagende bajye kwishakashakira baramenya ayo makuru. Twebwe ntabwo twicaye aha ngaha kugira ngo tuvuge ayo makuru, ahubwo twe turashaka kumenya ngo ni iki cyakiza ubugingo. Ese muri iri faranga rimwe ririmo iki cyarimbuza ubugingo bw'abantu? Bivuga ngo ikiri mu irangamuntu nicyo kiri muri faranga rimwe, kuko bivuga ngo ntiwaba mu isi y'abafashe izi ndangamuntu ikoranabuhanga, kuko n'amafaranga y'abantu azajya mu ikoranabuhanga. Ahubwo ngira ngo wenda hari ubuhamya nza gutanga ku bintu byigeze kumbaho guhera muri 2019 mu kwa gatandatu. Ndaza wenda kubivugaho ku buhamya bw'iryo faranga rimwe nanjye nabinyuzemo, kandi hari n'icy'umwuka yagiyanye amishurira byinshi cyane nagiye mbona mu buzima. Hanyuma ubwo ndagira ngo ahubwo ubanze utubwire igihe iryo faranga rimwe rizarunshingirwa kugira ngo tutaza kubyibagirwa. Hanyuma ndagaruka nanjye ngira testimony imwe ntanga ifaranga rimwe ibintu byigeze kunyiberaho ubwanjye. Yego, urakoze cyane. Ifaranga rimwe batangaje ko ifaranga rimwe rizarushingwa, cyangwa se ntabwo navuga ko ari ifaranga rimwe, ahubwo ari amapiyayi. Yego, sinzi ukuntu babivuga, ariko ndumva ari aburyo numvise harimo amoko menshi, hariho amoko menshi. Ayo mapiyayi rero nuvuga ngo bazarironcinga iryo faranga ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 ejo bundi muri uyu mwaka. Bazarironcingira mu Rwanda cyangwa nzabaza aho icyo gikorwa kizabera, tuzakibwira abadukurikiye. Ni ku rwego rw'igihugu cyacu cy'u Rwanda cyangwa ni mu rwego ntago ndaza kubaza, ariko ni mu rwego uwabimbwiraga n'uwubibamo, ariko ntago nigeze mubaza niba ari ku rwego rw'isi cyangwa se ku rwego, ntago ari ku rwego rw'isi, kuko urumva idini rimwe ritangira nuvuga ngo baba bafite mu rwego rw'intara cyangwa se mu rwego rw'intara hari udukaritsiye baba bagiye babironcingira, ntago ari hamwe. Nk'ubu mu idini rimwe ritangira hano Karere Rwanda niho ryatangiriye. Rero bivuga ngo ntago mu Rwanda hose ariho ryatangiriye, ahubwo hari udushami bagendaga baparitije mu rwego rwo kugira ngo borohereze abantu mu buryo bw'ingendo. Rero ndatekereza ko muri ubwo buryo bwo kuronshinga iryo faranga rimwe ntago ntekereza ko ari hamwe mu Rwanda, ahubwo hari ahantu bazajya bagenda bategura, hanyuma bakagira gute gusa itariki yo kuronshinga iryo faranga rimwe. Yego, ni ku itariki 31 z'ukwa 12 uyu mwaka turimo. Urakoze cyane. Rero nari mbabwiye ko hari testimony numva nifuza kusangiza abantu badukurikiye muri iki kiganiro ku bintu byambayeho muri 2019 mu kwezi kwa gatandatu. Icyo gihe naburaga ukwezi, kuko nakoze ubukwe mu kwa 7 kuri 2019 mu kwa 7. Hanyuma nari mfite ubundi umuntu wese ugiye gukora ubukwe yaba akeneye amafaranga ko byagenda kose. Noneho hari company imwe yo mu Rwanda yaje yitwaga Supermarketing. Ndumva abantu bose bagiyemo mu Rwanda barayizi, yakoraga hara muri Chic. Hanyuma wajyanagamo amafaranga bitewe n'icyiciro cyawe nyine uhagazemo, baheraga ku madolari 30 kuzamura. Hanyuma uko ugenda ushyiramo amafaranga menshi niko bagwaga n'inyungu ya buri munsi menshi nyine bitewe nayo washoyemo. Hanyuma buri munsi akaba hari amadolari agomba kwinjira kuri account yawe. Nyine mpaka ya mafaranga agezemo bakaguhamo n'inyungu, kuko byafataga amezi 4. Yego, bagenda bakwishyura nyine kugeza ya mafaranga hakabonekamo n'inyungu zawe. Hanyuma iyo company barayimbwiye nyine ndavuga numva koko yatanga amafaranga itanga amafaranga cyane. Nanjye mpita mfata gahunda yo kuvuga ngo iyi company ngomba kuyijyamo kuko nari nkeneye amafaranga. Fata amafaranga ajyanamo ibihumbi bigeze mu 120 n'ibindi, ubwo yari amadolari 120. Hanyuma nyashoyemo, ariko mbere yuko nyashoramo, impamvu tuvuga ibi bintu ni ukugira ngo duhereze testimony, ibihamya abantu turimo turakangurira kugira ngo bazirindire ifaranga rimwe bo kurijyamo, cyangwa kugira ngo bitazangiza ubugingo bwabo. Mbere yuko njya muri ibi bintu nabanje kugira iyerekwa. Iryo yerekwa ryari rimeze gute? Nagiye kubona mbona nicaye ku igare,
ariko nari ntwawe n'umuntu w'umuhanga ukomeye cyane. Ntabwo nabanje gusobanukirwa uwo ari we, nireturuvye ndi ku igare yarimanuye mu musozi, kumanuka wenda ku musozi nko kuri Bonjour bahana, agenda kumanura mu mikingo akata gutya akuyoboye kuri iryo gare ntimuhanuke. Urumva yari umuhanga, aramanura ageza hasi, nyine numva nari mfite ubwoba, ntabonye uwo muntu ntwaye uwo ari we. Yego, hanyuma amaze kugera hasi hari umuhanda none urambuye, aramvugisha. Urumva uwo muntu yari umuhanga, atekereza ko kumanura hejuru ku musozi agutwaye ku igare akakugeza hasi ku muhanda ku musozi, reba ntabwo bishoboka ibyo bintu. Angeza hasi amvugishije ubwaryo, nese numva ko ari umwami wanjye. Ijwi rya Yesu ubwaryo umuntu waryumvishije ahita arimenya kuri tandukana n'andi majwi yose, kuko nawe ubwe yavuze ngo ijwi ryanjye intama zanjye ziraryumva kandi rirarimenya. Akimara kumvugisha arambwiye ngo ntabwo ushobora kwiyobora ngo uzigezeyo, niyo mpamvu nkuyoboye neza nkugeza ahangaha. Arambwira ngo ntukiyobore. Muri makeya mbere ibyo ngibyo yabimbwiye nyahiga hasi no hejuru kugira ngo ujye muri ya kampani. Menya ko ari umwami wanjye umbujije kujyayo. Hanyuma akimara kumbuza kujyayo, urumva Innocent akimara kumbuza kujyayo, navuga ati bona wasanga ari bya bindi Yesu adashaka ko dutera imbere, nyine ngo tugire natwe amafaranga twendwenge nk'abandi. Ndabinegirije, ariko iryo yerekwa nari namaze kumenya ubutumwa Imana yampaye muri njye. Hanyuma maze kubinegirija, nashatse amafaranga mpita njyanayo ya mafaranga, njya muri iyo wajyanaga amafaranga ukajya muri systeme, ukujyanyeho ukamukurikira nyine akajya munsi yawe nyine, akagira percentage bamuhereza z'amafaranga. Wari unjyanyeyo, aragenda aranyandikisha, njya muri systeme. Maze kujya muri systeme ndangije, ubwo ngubwo nagiyemo kuwa gatatu, kuwa kane system irafunguka neza, mbona nagiyemo neza. Kuwa kane amafaranga tutegereje ko ajyamo, urumva system yafungutse kuwa kane, nagiyemo kuwa gatatu. Hanyuma kuwa gatanu hahise haba ikibazo gikomeye, guverinoma y'u Rwanda ya kampani irayifunga. Yarayifunze. Iyo company supermarketing yakoreraga mu mujyi bahise bayifunga. Amafaranga y'abanyarwanda mamiyo n'abantu bashuyemo amafaranga barahomba, nanjye twanje twahiriyemo, twari dukeye. None ubwo ngubwo urumva wenda navuga ngo ubwo butumwa y'indi Imana yarimbwiye, yari izi ko mu minsi mike yabagiye kwita bayifunga, ariko ntabwo aricyo cyari kigenderewe cyonyine. Kuko bakimara kuyifunga, amayerekwa natangiye kubona yaratandukanye. Nagiye kubona nkabona ndaryamye mwijoro, nari n'umukristo nkijijwe, ngira n'amayerekwa yandi asanzwe nyine y'umwuka wera, akansura akagira ibyanyereka. Hanyuma noneho byahise bihinduka. Natangiye kujya ndota, nkajya mu mayerekwa, nkahita noneho mbona ndahantu hari inzoka nini yo mu rwego rwo hejuru. Iyo nzoka nta kindi yakoraga, yagendaga icamo abantu kabiri, ihita ibarya gutya, ikabacamo kabiri, ikabakatamo kabiri, iketibamira. Nari numva narahahamutse bitewe n'ayo mayerekwa nari nsigaye mbona. Urumva ahantu hari inzoka nini icagaguramo abantu babiri bamira ni hehe? Nta nzoka ibaho yacagagura umuntu ihita imumira. None sasa mu kuvuga ngo ibyo nakomeje gusenga mvuga ati Imana, ibi bintu ni ibiki n'ibini. None sasa uko bigenda iminsi igenda yicuma, niko none natangiye kuzajya mbona njamye, najya mwiyerekwa nkabona nkanze kuri buto, uko nkanze kuri buto nkahita nisanga kuzimu, nahitaga amenyeshwa ko ngeze kuzimu. Numva ngize ubwoba mu rwego rwo hejuru. Urumva ko uri umukristo wajya mwiyerekwa ukahita ubona ukanze buto, ukahita ujya mu kuzimu, ukabona kari nawe, ukabona uri kuzimu nyine, kuko aho ngaho niho iyo nzoka nayisangaga. Nkahita mbwirwa ko ndi kuzimu. Numvise ngize ikibazo gikomeye, aho hari iyo nzoka imiragura abantu, ikatama abantu imitwe, ikabacamo ibice bibiri, ikahita ibamira.
numva ngize ubwoba bukomeye cyane. Narasenze nsenga Imana ndayinginga ndankomeza nyinginga nyine mfata amasengesho ahagije. Ndebwe ati Imana mfasha byibuza ibi bintu ninjiyemo mbashe kuba nabivamo, kuko niba umaze kubona ko ubugingo tayari urumva bwahano bwari bwarabaye transferred, bwari bwaratransferiwe kuzimu bitewe niyo company ninjiyemo. Yego. Nayo urumva yakoraga nka Bitcoin, nayo urumva na amadolari wajyanagamo. Yego. Rero iyo tuvuga ibi bintu tuba tugira ngo tubwire abantu bitondere ibyo binjiramo, kuko ushobora kujya muri systeme imwe ukireta ubugingo bwawe wabujyanye ikuzimu. Nkuko nari nagiye muri iyo systeme mvuga ngo na amafaranga ngiye gushakamo, kuko kandi yari amafaranga baranayatagaga abantu bakuyemo amafaranga nubwo abandi bose bagiye babihombera. Hanyuma rero ubwo kuyijyamo bwabyo niho nabonaga nkanda buto yisanga nagiye kuzimu. Yego. Nasenze Imana rero iza kundokora imvana hantu yamaherekwa yose arongera arashira. Yego. Nagira ngo mbasangize bako kantu gato. Wenda komeza wenda ugire ibindi babwira, hari n'indi experience yindi nabonye ejo bundi y'ama Bitcoin nanone nabwo ngo ndaza kubibabwiraho nta kibazo dukomeza. Yego, ndimo gushaka nangize umugisha mbonye y'amafoto nashakaga. Ariko none se muvandimwe Simoni. Yego. Ayo mayerekwa wabonye. Yego. Ukabona uburyo ibyo bintu bikujyanye kuzimu. Ukagira imbaraga nyinshi ukabwira Yesu n'ubwoba bwinshi bitewe n'ibyo wabonaga bikorwa wawe. Uyu munsi ni nacyo abantu basabwa gukora kugira ngo babashe kurokora ubugingo bwabo. Birasabwa amasengesho nk'ayo ngayo wakoze kugira ngo ubashe kurokora ubugingo bwabo. Agira ngo mbabwire ngo hano hari ibintu, ntago ibi bintu turi kuvuga suko wenda genda ureba turaza kubibereka. Genda ureba turaza kubibereka. Umfashe wowe uri ufite umwanya nanyuma ukomeze ureba ifoto yafashe umuntu cyangwa se yafashe bene data. Twebwe nta busobanuro dufite buhagije 100%. Yego. Bukeya dufite tukabasha kubusangiza abavandimwe bakabasha kwirokora. Ntago turi abahanga. Nyine impamvu ibi byose wenda nari mbaze kubivuga ibyo byigeze kumbaho, iyo ni company imwe nyine yaje mu Rwanda ariko bakayifungira kandi none uyu munsi ibiri mu Rwanda biremewe. None ahubwo nyuma yaho haje ama PI menshi cyane. Menshi. Ndabizi hari abantu benshi cyane twajyanyemo icyo gihe abakiristo babona bavuga butumwa sebyo, ariko Imana iza kubakuramo muri urwo rwego ibereka yuko ahantu bari ari habi. Yego. Niyo mpamvu mvuga ngo umuntu uri muri aya PI ntago ubugingo bwe bukiri hano ku isi. Ntago bugihari. Ntago buhari. Bene data barabyumva. Ntago buhari rwose, kubera yuko urumva nge nshingiye kubyo niboneye ndabihamya na shidika. Nta buhari. Yego. Aho babutransfer naha ni hehe? Ikuzimu kuko nge nabyiboneye n'amaso. Rero bavandimwe dukunda kuvuga ibintu abantu benshi bagashyiraho komanteri bavuga bati ibi bintu murabeshya. Nyirubwite uwe wabyinjiriyemo uyu turi kumwe niwe uri kubyisubiriramo akavuga uburyo yahuriyemo nabyo, akaga yahuriyemo nako n'ibibazo yahuriyemo nabyo, bivuga ngo n'amasengesho n'imbaraga byamusabye arimo arabyivugiranye ari nyirubwite. Rero bivuga ngo ndagira ngo mbabwire ngo hari imbaga nyamwinshi y'abantu bari muri iki kintu. Kandi hari ubwoko bwinshi bw'amapiyayi bwinshi bunyanyagiye. Mwitegereze ifaranga rimwe ko rizaza mu rwego rw'igihugu. Hari uburyo ifaranga rimwe ryinjiye mu bantu uyu munsi abantu benshi baryinjiyemo kandi n'irangamuntu itaraza. Rero ndagira ngo mbabwire ngo icy'ingenzi si ugutegereza ifaranga rimwe mu rwego rw'igihugu, kuko n'ubundi umuntu ikibazo simoneka nk'andi makuru. Yego. Uzi ko abantu bagiye muri iki kintu bababwira ngo ni ibanga, ngo ntibazagire umuntu babibwira. Kuki bababwira ngo ni ibanga? Abadukurikiye babirimo bababwiye ko ari ibanga. Ese koko nimba ari ibintu byiza kuki biba ibanga?
ni ukugira ngo mwebwe mwumve ko ari iby'agaciro mukomeze mwibate uwo mubibwiye nawe mumubwire ko ari ibanga akomeze yibate bivuga ngo si ibanga kuko ejo bundi nibarucinga bizaba iki bizajya ku mugaragaro rero ntago uyu munsi y'ibanga ariko ejo bundi mu kwa 12 bizaba bitakiri ibanga rero nshuti bavandimwe ibi bintu bitwaye abantu benshi abantu banagije kugera ibikuzimu dore uyu muvandimwe turi kumwe yifitiye amakuru ahagije ku giti cyiwe umuntu wese uri gukora wagiye muri system ari mu irimbukiro rwose yagezeyo ahubwo wenda hari ikindi nakongeraho nuko guhera 2019 kugeza 2023 ejo muri uyu mwaka ejo bundi nta mezi abiri ashize nibwo nagiye mpura n'abantu benshi cyane kuri WhatsApp bakanyohereza amalink bansobanurira ayo makampani yabo akora mining kabahakanira kuko nzi aho byo nari nahuye nabyo narazamakuru yego mfite amakuru ahari yego hari abazungu bagiye banyandikira cyane abanyafrika bamwe bankangurira ibi bintu bya mining cyane ariko nkabahakanira kuko nzi mfite amakuru y'ibyo nihuriye nabyo yego noneho ejo bundi nyuma y'amezi nk'abiri ndumva ari mu kwa 6 mu kwa 7 hari umunyamahanga w'umuzungu wo muri UK yaranyandikiye tangira mbwira nyine ko hari ikintu agiye kumfasha nyine mu buzima busanzwe agiye kunsapotinga wenda ngira ngo wenda ni ibintu bisanzwe agiye kunsapotingamo tafati okay reka muhe karibu ndebe ukuntu bimeze noneho biza kurangira ambwiye ngo uburyo yamfashamo numva ngo nuko yanyereka company ngo akorana nayo ngo ishobora kuba yamfata nyine akancuramo amafaranga ahagije ngo yo nshaka yose yarambwiye ngo yo nshaka yose yego tekereza namubwiye ati yarambaje ngo ubundi ukeneye amafaranga ngahe cyangwa ati nkeneye amadolari 10 ni miliyoni zigeze muri 15 yego ati wo atayo ni makiya cyane wumve atayo ni makiya cyane ati ngiye kugwa company yego neze ko agiye kuyama kashi atanga ni make cyane ati noneho ngiye kukwereka company uri buze kujyamo urumva ngenda yagushoreramo miliyoni 15 n'amafaranga menshi ndagushoreramo ayo ushaka yose niko yambwiye abanyeretse iyo company yayo nsanga ni bya Bitcoin ndanje namwe ati ibi ntago nemeye kubijyamo icyansekeje nuko yambwiye ngo nta yindi nzira nagufashirizamo kere kunyuza hangaha unyuze muri company urumva ukuntu ari conditions zikomeye cyane ndangije ndamubwira nti imbeba niyo banyuza mu mutego umwe kugira ngo igende yego igende nigeramo ifatirwamo bitewe n'umutego bayiteze navuga ngo ngiye sindi imbeba yego ahubwo ndi umuntu kandi ndatekereza niba amahirwe nayabonera hangaha honyine nta handi hantu wacisha ngo ugire gute umfashe niba ushaka kumfasha koko ndabiretse yego arangije arambwira ati none we shaka abandi bantu babyumva hanyuma abantu banyoherereze ubafungurire hanyuma nyine ntacyo bitwaye wewe nzaguha yawe nyine hari nayo yari yanyemereye ubwo ni ibintu n'ubuhamya turimo turatanga kugira ngo muri make yari yaguye n'umukomisiyoneri yego kandi kuko nari nkeneye amafaranga n'uyu munsi ndayakeneye ahubwo udukurikiye ubaye bafite n'uyampe nta kibazo nayafata mama amafaranga simone mama amafaranga akeneye gukora umurimo dukeneye gukora umurimo tugashaka n'ibindi bikoresho byisumbuyeho nibyo tukagezaho ijambo ry'Imana ariko ntabwo nsabirije njye ndifashije mu buzima ntacyo bitwaye hanyuma uwo muntu akimara kunyemerera igihembo namushakira abantu hari abantu bari babikeneye kuza babijyamo urumva umuntu wari umaze kumbwira ati ngewe ndaguhereza ndabashoreramo amafaranga yose mwifuza urumva umuntu yari atanze igishoro kandi nyine handi n'abantu baba bakeneye izo opportunities n'ubwo bwose wenda abatari abakristo wenda badafite ibyo Imana ibabuzabo ndabati niba ngewe ntabyemere kuba nabijyamo wenda nshobora kwibwira n'undi muntu akabona ayo mahirwe hanyuma akaba yagira gute akaba yabona ayo mahirwe nyine nk'ayo ngayo nza gufata umugabo umwe tujyana ahantu kugira ngo mwinjizemo ndavati ndabifungurira kuri telefone yanjye kuko ni wowe uwo mugabo yanyoburaga kuri telefone yanjye wenda kiramo amazina ye ariko atari ngewe biriho nagiye kubikora uwo munsi nagiye kubikora
tugiye kwihuza muri iyo sisiteme natangiye no kuyifungura inosha uzi ukuntu byageje kugenda nkimara uhereye icyo gihe tujya kuri network kugira ngo tubifungure umutima warandiye numva ugiye guhubukamo urumva urarya sinsanzwe ndwara umutima rwose warandiye numva urarya ndavata ibintu ni danje none ndangije uwo mugabo turabifungura tubigezemo hagati hari ibintu nyine twagiye tudasobanukirwa kugira ngo wenda tumubaze aba yatuyobora tubashe kuba twabyinjiramo neza biza kurangira nyine wa mugabo abuze noneho network burundu umunsi wose ntabwo ugeze aboneka kuri network kandi ubundi ntabwo byabaga bibaho buri munsi ahora kuri network biba birapfuye birangira nyine uwo muhungu ntamukoreye uwo mugabo ntamukoreye ariko urumva mu by'ukuri Imana ari maze kuma message burya ari ikintu kikubaho ukahita umenya yuko hari ikintu umuntu w'Imana erega Imana iramukurikirana yego burya nubwo n'abano bose ubona bagenda umuntu w'Imana Imana iramukurikirana umuntu uzi umwuka wera wese Imana iramukurikirana kuko niyo agiye kuyoba bitewe no kwibeshya cyangwa se no kuba atafashe igihe ngo asengere icyo kintu igihe cyose Imana igira gute ntishobora gutuma winjira mu kintu kijye kukurimbuza ahubwo wowe ubwawe ni wowe uyinanira ukavuga ngo reka ngende bitewe n'indamushaka muri icyo kintu cyangwa se bitewe n'inyungu ushaka ariko hanyuma byaje kurangira noneho sasa uwo mugabo aje kugaruka nyuma yaho bitewe na sinyari nabonye ngiye gufunguza ibyo bintu uwo muntu kugira ngo mushyiremo shana hese mbakana burundu abatewe yasimbi ibintu ntabwo byasinye birimo burundu mbivuyemo yego urumva ariko nkubwiza ukuri ibyo yanyene ntabyo yegezamo kuko yambye Ega ntago ari urukundo aho ngaho ruba ruri nta rukundo ruhari kuko yambwiraga ngo nta honyine nta yindi niyo nzira yonyine nta yindi nzira ugomba kunyuramo kugira ngo ubone icyo ushaka tubwire n'abadukurikiye yuko nta yindi nzira yo kubona amafaranga ni inzira yo kugana kukurimbuka niho hari amafaranga rero muri Kristo Yesu ntago harimo ibingibi bigaragara Yesu amafaranga nayo afite uruhare kuri uyu mubiri nayishyigikira umuntu w'inyuma ariko nyamara umuntu w'imbere ashyigikirwa no gusenga aya mafaranga nubwo twebwe tubona amafaranga ariko tuyabona mu buryo butandukanye n'ubwanyu mwebwe abantu badakijijwe mwebwe muyabona biciye muri iyo nzira yo kugira gute yo kubaganisha kukurimbuka ariko twebwe amafaranga iyo tuyabonye kuko natwe turayakeneye aboneka mu buryo bwo gusenga bivuga ngo rero ntago aboneka mu buryo bwo kwishakira inzira bwo kugira ngo tubone amafaranga menshi bwo kugira ngo tubone ubutunzi bw'isi oya dukeneye amafaranga kugira ngo tuzamure ivugabutumwa kugira ngo abantu b'Imana bamenye ubutumwa bwiza biciye muri ayo mafaranga rero ayo mafaranga tuyabona mu buryo bwo gusenga ntago tuyabona kubera yuko twagize gute twaciye muri izo nzira zose zo kugira ngo dutange imyirondoro ndetse n'ayo mafoto ndetse n'izo kondisiyo ntago amafaranga Imana iguhaye amafaranga avuye mu nzira z'Imana ntago agira kondisiyo aza afite mbese ntago agira amahitamo amwe nuvuga ngo atanga umudendezo ntago avuga ngo nudakora iki ngo ntago uyabona ntago avuga ngo nutitwara gutya ntago uyabona oya amafaranga Imana itanga irayaguha ukayaryamo uko ushaka ntago ikubwira ngo uyarye gutya oya ahubwo iguha umudendezo muri ayo mafaranga kandi n'inzira zo kuyabona nta kondisiyo zihari yego reka tubwire abantu rero bari badukurikiye yuko byibuza niba ari muri iyo PI birashoboka ko yakwegera Imana yego nta nubwo ahubwo wivuga ngo birashoboka yego ahubwo niyegera Imana kuko uyu munsi abukure mu gihe ataratangira kurya kuri ayo mafaranga biroroshye kuyegera ariko mu gihe atangiye kuyaryaho tugiye kwerekana n'amafoto y'abantu batangiye guhahirana hano ndagira ngo mbabwire ngo ibi bintu byagiyemo abantu benshi ni benshi cyane mu Rwanda byo biranahuzuye cyane ubundi birahuzuye cyane njya mbona amagurupe nibyo yibirirwamo bango barimo baratredinga nyine gutyo reka twereke aba bantu urugero rw'aba bantu aba bantu iragaragara ndumva itagaragara reka uraza kuyinyoherereza hanyuma nzayishyiramo neza kuri screen abantu bayibone ntacyo bitwaye ariko icyo dushatse kubwira abantu nuko
nibihangane kubw'umwanya namaze ntanga ubuhamya bw'ibyo uyu mugabo yavuze kuri iri faranga rimwe, numva nanjye hari ibintu nagiye mpura nabyo, numva nifuje kubaha ibi bintu bye nanjye nanyuzemo nka testimony, kugira ngo ndabizi neza ko ari we natumiye kugira ngo aze ababwirize, ariko nanjye akangaka nkashyizemo ari ukugira ngo bibe nk'imfashanyigisho, bamenye yuko umuntu wese uri muri iyi nzira y'amapiyaye ndetse no muri iri faranga ry'amabitcoin amenye yuko ubugingo bwe tayari yarangije kubugeza. Yego, kubera ko kandi tubibutse yuko no guhahirana ntago wagira aya mafaranga ugende wahahishe abantu batari babijyamo, kugira ngo tubashishikarize yuko mugomba guhagarira aho ngaho, atari inzira iganisha abantu mu bugingo, ari inzira iganisha abantu mu kurimbuka. Nuvuga ngo ntago ari amafaranga wajyana kuri boutique, si amafaranga wajyana mu isoko aho ubonye hose, ahubwo uhahirana n'umuntu uri muri iyo system na none. Iyo utamubonye umuntu uri muri system uwo nguwo n'ubundi ntago byashoboka, uba ufite abantu muziranyeho, uba ufite abantu mufitanye muri iyo connection, muganira, mwandikirana n'abavandimwe muri make. Yego, bivuga ngo bo n'abavandimwe bawe mugana mwirimbukiro, mugomba guhahirana mubwirana amakuru yiwanyu mu gihugu cyo kikuzimu, icyo gihugu kikuzimu cyane, mubwirana amakuru nkuko natwe abajya mu rurembo Siyoni tubwirana amakuru yo mu gihugu cyacu cyo mu ijuru. Yego, niyo mpamvu rero bivuga ngo guhahirana abatari babijyamo si amafaranga mu mishidukire byo kugira ngo mwajyane mu isoko guhaha aho mubonye hari hose. Oya, si amafaranga kuri mobile money, si amafaranga yo kuri Tigo Cash, si amafaranga ari gutya kuri simukadi. Oya, ni amafaranga yo mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ariko n'ubundi no muri kuri mobile money nayo bayohereza birakunda. Barayabikura rwose. Ntabwo nari mbizi. Ibyo barayabikura. Ayo makuru sinari nyazi. Barayabikura ndabizi, harimo na bamwe barimo bagiye bayabikura cyane kuri mamo. Akabagiraho bakayakoresha nyine, ari kurumva system taye baba bayigezeho. Hano rero dufite amafoto, muvandimwe n'ibishoboka azayabashyiriraho, abereka ku buryo abantu bari guhahirana, uburyo bahahirana, uburyo bifotoza, uburyo bagenda bakanywa bakishyura, uburyo abantu bishimiye hehe, bishimiye mu nzira igana ku kurimbuka. Rero uyu munsi iyo umubiri uguwe neza, umuntu wese ntamenya ko ari mu irimbukiro, ariko nyamara hari umunsi umwe uzagera ukamenya ko inzira waciye atariyo ugeze aho ugomba kubabara, bya byishimo bitagera by'uyu mubiri ahubwo ugeze aho kubabara. Rero nababwira ngo nimwiyarure hakiri kare, kuko ubugingo buruta ibintu byose umuntu yakwifuza biri hano mu isi. Hanyuma reka tujye ku kantu kerekeranye n'ikintu bita microchip. Ivyo bya microchip byo ubibona yuko hajya watubwiye ngo bizaza muri 2026. 20 oya, microchip ntabwo ari 2026. Ntabwo iratega mu gihe. Yego, ibyo ni ifaranga rimwe. Ibyo ni ifaranga rimwe twavugaga ya 2026. Kandi iryo faranga rimwe tukiririho, reka dusobanurira abantu yuko iri faranga rimwe nta muntu uzongera gutunga ibiceri nyuma ya 2026, cyangwa se nyuma leta y'u Rwanda imaze kugira gute kubikangurira abantu. Kuri 31 z'ukwa 12 no kuronshinga, ariko bitari mu rwego rw'igihugu cyacu, kuko ntago ntekereza ko bigeze babitangaza. Babishyize mu rwego mu buryo bwo kuvuga ngo ni mu rwo kwihisha, cyangwa se ngo ni ibanga. Babishyira mu buryo bw'ibanga, ariko nyamara iyo biba mu rwego rw'igihugu baba barabitangaje no makuru. Rero ibyo bintu ni ibintu bisa naho biri mu rwihisho, ariko mu buryo buteganywa 2026 yuko bizajya ku karubanda cyangwa se ku mugaragaro bikavuga no mu makuru. Arega ngemba mbona n'ubu buryo bwa mobile money kugenda twoherezanya amafaranga barimo baradutegura. Kuno ni ukudutegura kugira ngo rya faranga nirimanda mukarije ntituzabigireho ikibazo. Yego. Suko kandi leta y'u Rwanda itabizi, irabizi kuko ibi bintu ntago bikorwa n'abake. Suko batabizi, barabizi, ahubwo ni buryo bwa system yo kugira ngo bariya nabakozi bababwira ngo nimubanze mugende mubanze muca imbaraga babandi mugende mubafatirane batazi byari byo, mubafatire muri kwa gushaka amafaranga. Ntabwo twarenganya leta kubera yuko nyine
n'ubundi sisiteme y'isi ni sisiteme y'isi niba bavuga ati mugomba guca ibintu by'amafaranga nyine bagendana mu ntoki cashless economy niyo niko bayita, ahubwo mugatangira kuzajya mugira amafaranga ari digital nka kuno kuri mobile money, ukaba nk'ufite amafaranga nkahita nyakohereza nawe ukagenda uyohereza abantu mu gihe ugiye kuhaha no kugira gute, ibintu biza n'ubundi ntacyo bitwaye, ubona ari ibintu bisanzwe mu buzima, ariko hari ikintu kiri inyuma mbese giteganya kizaza noneho nk'iryo faranga rimwe, kuko nirimara kuza abantu bazaba babona yuko nyine bisanzwe nk'uko dusanzwe twoherezanya, kuko noneho babandi bari barihishe bite bijye ku karubanda bavuga bati ahubwo twebwe n'ubuzima bwacu, ati rifaranga ningera muri Amerika nzarikoresha, ningera muri Kenya nzarikoresha, ni international. None ufite ikibazo cy'uko rije ari bushya, none asanga ahubwo abandi bantu bagize gute ni gature muri iryo, mbese no kuvuga ngo ibintu tugenda tunyuramo mobile money, Airtel money, koherezanya amafaranga gutyo biri kashe, abantu bamenye ko ari inzira zari zarateguwe na mbere hose kugira ngo byibuza iri faranga rimwe niriza rizaze twaramaze kwiyakira yuko n'ubundi ryageze muri mbese kuba twakwezanya amafaranga ntitubyumvemo ikibazo. Yego kandi ikindi mbabwire yuko nyuma y'ifaranga rimwe nta muntu uzongera kugira amakuru ye ku giti cye, oya, ahubwo uzajya utunga imibare uyirebere muri telefone cyangwa se mu buryo bw'ikoranabuhanga, cyangwa se kuri email yawe, cyangwa se izo mbuga bazatanga, leta izatanga mu buryo bwo kugira ngo ucunge umutungo wari kuwucungira kuri telefone yawe mu buryo bw'ikoranabuhanga. Icyo gihe connection ziba nkeya ntuzabasha kumenya umutungo wawe, nta nubwo uzabasha kumenya ngo byagenze bite, ariko igihe bazaba barabikemuye kuko 5G zaba yaranahageze. Urakoze cyane. Bivuga ngo hazaba ari connection yihuta kandi imeze neza cyane ku buryo ikintu uzajya wabworoshye. Hanyuma rero ntabwo uzakenera kugurisha isambu yawe ngo uyigurishe, ntabwo bizashoboka. Ndavuga iyi myaka uyu mwaka wa 2026 ifaranga rimwe rikiza, ntabwo uzajya ushaka kugurisha isambu yawe ngo uyigurishe, kandi wayigurisha se gute kandi utari wajya muri system. Nuvuga ngo umuntu wagiye muri systeme niwe wemerewe kujya kugurisha, kandi nabwo ayo makuru kuko atayafite wenyine agomba hari uzajya ujya kwaka service bikanga. Nuvuga ngo uzajya ugurisha babishatse, kuko icyambere amafaranga ufite wowe ubwawe ntago ari uyigengaho, amafaranga ufite muri bank ntago ari uyigengaho, no, amafaranga ufite saa yawe. Bivuga ngo igihe cyose wayashakira sibwo wayabona. N'ubu ngo umuzima busanzwe ugiye kuri bank hari ugenda ugashaka amafaranga kandi arayo niba yaguye, connection zikanga, uya hariho n'igihe unanayashaka connection zihari bakakubwira ko ayo mafaranga yose ntayo baguha, bakaguha make yo bakugeneye. Nk'ubu rugeze nk'umuntu ufite nka miliyoni nka 50 cyangwa se miliyoni nka miliyoni 100, hari igihe ushobora kujya kuzishaka ntuzibone, nka miliyari se bayiguha, miliyoni 100 ahubwo ntabwo baziguha. Bivuga ngo ugomba kukugendera yo ugomba kubigura, niba ari no muri iki yashaka ukabanza ukerekana icyo ugiye kuyakoza. Niba muri iki gihe cya kashi niba utagenda ngo waka amafaranga yawe ushaka yose ngo uhite uyafata, bikaba bitemewe. Bivuga ngo mu gihe tugiye kugeramo rero ubwo amakuru uzaba uyafite atari wewe wenyine, ahubwo hari abandi bantu muyasangiye, kandi wajya kugira amafaranga akaba ari wowe uyifitiye mu nzu ku giti cyawe. Ayo mu nzu niba bagiye kuyaca bagaca amafaranga yo kuri mobile money, bagaca amafaranga yo ku mabanke, bivuga ngo amafaranga akaba hari ayo mu ikoranabuhanga gusa. Bivuga ngo ayo mafaranga icyambere uzajya mideni Rwanda Revenue, cyo ni cyambere. Abantu sibyo ko atari nabyiza kujya mideni, ugomba kwishyura imisoro kugira ngo igihugu cyacu tucyubake. Nta n'umwana w'Imana ukwiriye kuba mideni rya Rwanda Revenue. Nuvuga ngo ibyo ni bya Kayizari, tugomba kubiha Kayizari neza cyane. Rero nibikwiriye kuba uri umukristo ngube uri mideni rya Rwanda Revenue, uri mideni nyine, kandi bikwiriye. Niba umukristo adakwiriye kujya kuguza, umukristo umaje gukura ugeze ku kigero cy'igego cya Kristo, niba adakwiriye kuguza, nta nubwo bikwiriye no kuba yajya kugira gute yajya mideni rya Rwanda Revenue. Bivuga ngo rero niyo mpamvu mugomba kwitonda imitungo yanyu yose. Iyo mwari mufiteho amakuru yanyu yihariye, mukaba muzi ko ari amakuru yanyu mwebwe mwifitiye ubwanyu, ntabwo bizongera kubaho umutungo uwo ari wo wose, amafaranga yose watunga uko angana, yaba ari imitungo yimukanwa, yaba ari itimukanwa, uyu munsi ntabwo ari iyawe, ahubwo
ni iy'igihugu utuyemo. Waba uri mu Rwanda, waba uri mu bihugu byo muri Amerika, waba uri mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye, ndabatangariza yuko imitungo nyuma y'irangamuntu imitungo si iyanyu, ahubwo imitungo ni iy'ibihugu mutuyemo. Rero mumenye, musobanukirwe neza, iyi rangamuntu n'ifaranga rimwe birajyana kandi nibibaganisha kukurimbuka, nta cyiza kibirimo. Bavandimwe nimwiyarure, buri muntu wese atekereza ku bugingo bwe. Hanyuma ibya microchip se byo ubitekerezaho iki? Ubona biri hafi cyangwa nabyo ubona microchip biri kure? Microchip biri kure, ariko microchip yo abazagezayo ni bake, ni bakeya. Microchip abantu bazagezayo ni bakeya rwose. Isi zabimajije gusa naho icika urukendero, niko njyana bavuga. Isi zabimajije gucika intege, ndavuga ngo abantu bazabameje kugabanuka. Hanyuma se ko hari umuperezida wa Kenya nigeze kubona ifoto ye baramuteye microchip hano munsi y'ugutwi, na tuzayibanyurizaho. Ubwo bivuga ngo rero sasa niba hari abaperezida bamwe bamaze kuzifata, sinzi neza niba mu by'ukuri bo abaturage atari bazahita bakurikira. None se ubwo abo perezida bazitera, bivuga microchip ni icyuma gihenze, kandi microchip ku muntu uzayambara ikamugera mu bwonko. Ndagira ngo ntangarize kandi abantu bize mudaha agaciro iyi ndangamuntu nshya, ahubwo mwebwe mugatinya microchip. Nagiye nganira na benshi bize amasiyanse, siyanse zabaye nk'imana zabo. Urabwira umuntu wize siyanse akakubwira ati jewe ntabwo irangamuntu nyitinya, sintinya ifaranga rimwe, ahubwo icyo ninya ni microchip. Icyo mutinya si cyo gikomeye, ahubwo igikomeye ni ibingibi bibatugarije mwicayemo cyangwa se mwagezemo. Ibyo nibyo mukwiriye gutinya. Naho microchip izazije kuzuza umushinga, izazije gukorotira umushinga, izazije ari umutemere. Ntabwo ikibazo microchip, ahubwo ikibazo ni irangamuntu nshya n'ifaranga rimwe. Ariko cyane ikibazo ni irangamuntu nshya. Ikibazo gikomeye cyane nuko abantu iyo tubabwiye ibintu nk'ibi ngibi ntabwo babishyikira ngo babyumve. Njyewe hari ibintu bimwe njya nkunda kubona mu mafilime kandi bigasohora, bakabisohora ubundi nta mugambi n'umwe bano bayobozi bayoboye isi yose bakora batawunyujije mu mafilime. Hari filime imwe nigeze kubona, mbona nyine abantu bafite microchip mu bwonko, ariko bakabakontorora banyuze kuri satellite zo hejuru. Niba babishatse bose bakabaryamishiza icyarimwe, bakongera bakababyukiriza icyarimwe. Bivuga ngo umuntu uzamara kugira mu microchip n'ubundi azaba bamukontorora anytime uko babishatse. Nigeze no kubivuga mbere muri cya kiganiro cyarangiye cyashize kiriya kinuza kirangamuntu nshya, tubivugaho numva abantu ntabwo babyakira, bavati ni gute umuntu yakontorora umuntu. Ariko mu by'ukuri niba bafashe akuma bakagashyira muri weho ku bwonko ku buryo kakorana n'ubwonko neza, ako kuma kakaba gafite access kuri satellite cyangwa se kuri internet, ni gute umuntu ashatse atabukontorora. Nyene abantu bize bumva ko ibintu bidashoboka. Mbibwira n'abavandimwe b'abadventiste, nagiye nganira n'abadventiste benshi bagiye batandukanye. Harimo abantu babyumva ariko abadventiste bagiye biga bakiga za science. Umuntu wese wize science reka saka abadventiste rwose. Abadventiste b'umunsi wa karindwi ntabwo ibintu babyumva. Arakubwira ati jewe ni gute umuntu yakwicara mu bitekerezo k'icyo kintu kuva isi yaremwa. Ntabwo Imana yigeze, yatanze byinshi, yatanze ubumenyi bwinshi, ariko icyo kumenya icyo umuntu atekereza cyo ntabwo Imana izigera igitanga. Iyo password ntabwo Imana izigera yitanga. Ndagira ngo batangarize ko bigiye gushoboka. None se Noah Yuval Harari yavuze ngo iki? Yavuze ngo imyaka myinshi cyane ntabwo kwinjira mu bwonko bw'umuntu byari byemewe. Atari ku bungubu umwana w'umuntu
dushobora kuba twamuhakinga. Guhakinga zicyari cyo cyane rwose, utabizi nyine ubwo guhakinga ni umuntu kwinjira muri mashini yawe, mu gikoresho cy'ikoranabuhanga icyo ari cyo cyose cyawe, nta burenganzira umuntu wamwatse. Yego ni ukuvuga ngo sasa niba bashobora guhakinga umwana w'umuntu, kumuhakinga ni gute? Ni ukwinjira mu ntekerezo ze. Reka tuvuge nk'iki kintu, urabona umuntu ashobora kwicara mu Rwanda, reka dutangure urugero, kwicara mu Rwanda akicara kuri kompiyuta ye, akagenda akajya mu gihugu nko muri Amerika, akajya mu makonte yabo akaviduramo amafaranga, agashyira ku makonte yo mu gihugu cy'u Rwanda atuyemo cyangwa se n'ibindi bihugu igihugu cyose yaba arimo. Bivuga ngo ari mu gihugu cye, agiye kugira gute kwinjira za konte zo mu kindi gihugu, avanyeyo amafaranga kandi yicaye muri sariwe. Iryo ni ikoranabuhanga. Kugira ngo abantu babyumve neza, abahakazi ni abantu binjira mu ikoranabuhanga, mu mabanki bakayiba kandi badafite access kuri ibyo ngibyo, bakayinjiramo. Ni uko nguko rero sasa niko Noah Yuval Harari yavuze yuko gukontora umwana w'umuntu bisigaye bibyemeye, kumuhakinga. Bivuga rero sasa guhakinga umuntu kwinjira mu ntekerezo ze. Bo rero abantu bakivuga ngo ntibishoboka, abo ngabo barasigaye ntago barasigaye ntago bazisayigize. Ariko nagira ngo mbatangarize ngo microchip izaza bamwe muri mwe mutagihari. Microchip izaza abadukurikiye bamwe muri mwe mutagihari, hari imbarwa. Kandi ikindi ibihugu by'Iburayi bifite gahunda yo gukuraho icyitwa umunyafurika wese, kuko umunyafurika ntabwo ateza isi imbere, ahubwo ayisubiza inyuma. Umunyafurika bavuga ko nta bwenge nta bumenyi abanyafurika dufite. Niyo mpamvu umuntu wese uri mu gihugu cyo hanze cyangwa se zino leta z'ibihugu bikize bifite ubushobozi, barashaka gukuraho icyitwa umunyafurika wese. Niyo mpamvu nta handi hantu bizaca muri zirangamuntu. Hanyuma ni muri irangamuntu niyo izakura, umva, niyo izashyira ibintu byose hasi, ku buryo umuntu wese azagira gute, imbaraga ze n'ubudahangarwa bwiwe buzarangira bitewe n'iyo rangamuntu. Ngaho rero bavandimwe, igisubizo kiri aho ngaho ni ugusenga. Umuntu wese ayoboza isengesho, uwitwa umukristo yirinde kwinjira mu kintu cyose atabanje kubaza amakuru. Nakunze kubibabwira kenshi, ubanza ubaza amakuru, ijuru rikubwira amakuru y'icyo kintu, niri kwemera ugikore, niri kubwira ngo no hagararaho, wumvire umwuka uhagarare. Hanyuma uwemere ubeho mu buzima bubi, abandi barya amafaranga ubabone, kuko n'ubundi bagomba kubaho mu buzima bwiza, kuko hano ni iwabo, imibiri yabo ikanezerwa, ariko natwe tukababara by'iki gihe gito, ariko nyamara tukazabaho by'iteka. Nyamara bo barishima igihe gitoya, ariko nyamara bazababara by'iteka ryose. Rero bantu b'Imana, rero bana bavutse ubwa kabiri, rero bana b'ubugingo, nimureke tube mu buzima bubi bw'igihe gitoya, ariko tuzabaho tunezerewe iteka ryose. Hanyuma nimureke abo ngabo abana bo kurimbuka bakomeze birengagiza ubutumwa bwiza, hanyuma babeho mu gihe gitoya bishimye, ariko bazababare igihe cy'iteka ryose. Urakoze cyane. Rero ndabona ikiganiro cyarambiranye, twagikoze igihe kinini cyane. Reka dusoze, hanyuma usenga Imana, ukira imbere Imana abantu bose bateze iki kiganiro, kugira ngo Imana imanukire kubayobora kandi batabare, bereke inzira nyakuri yo kuba banyuramo. Karibu no gusenga. Naho ubundi bavandimwe, uko tuzajya tugenda tumenya amakuru, twatangiye tubabwira ko nta buhanga bukomeye dufite, nta buhanga bw'isi dufite, ntabwo turi abahanga rwose, ariko muri Kristo Yesu turi abahanga. Icyo ko mu bwenge bw'isi bwo ugereranyije n'abana bafite ubumenyi, twebwe ntabwo dufite, ariko mu buryo bw'umwuka turi abahanga, cyangwa se dufite ubumenyi mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu tubabwira ibi bintu wabigenzuza umubiri ukumva ntibivamo, ariko iyo ugiye mu buryo bw'umwuka, umwuka bareka gusobanurira, turajyana tukumvikana muri ibi bintu turi kuvuga. Rero uko tuzajya tugenda tumenya amakuru yisumbuye, niko turaje inshinga, ni ukugira ngo umugeni wa Kristo yezwe, arusheho kwitegura kugaruka k'umwami wacu Yesu. Turabashimiye rero, umwami Yesu abaho umugisha. Reka dusenge.
tutarasenga reka dutange nimero tubibutsa gukora ikiganiro cyangwa se tubibutsa gukora subscribe kuri channel bita ni Ryaka TV. Ni channel iriho ibiganiro byinshi, biri audio, biriho ifoto, kuko nta bushobozi twari twakabona bwo kuba twakora video, ariko uyu munsi Yesu ari kugenda adushoboza. Rero ni mudusure kuko ibiganiro dukorera video n'ubundi biriho ari audio. Rero birakwiriye ko mwadusura mukajya mumenya, mukajya mureba iki kiganiro kiri video, ariko nyamara mufiteho nosiyo mwarabanje kumvaho gatoya. Bityo rero tubahaye ikaze mujye mudusura kandi mudushyigikire. Iyo ukoze subscribe warangiza ukakora share, ubu dufashe vuga butumwa rigera kure, hanyuma abantu b'Imana bakarushaho kumenya ubutumwa bwiza, hanyuma ijuru rikunguka kandi ijuru rigahabwa icyubahiro. Reka dusenge rero. Turagushimiye Mwami Imana, izina ryawe ni ryera. Turagushimiye kuko ushoboye byose. Turagushimiye ko ibi bintu nubwo ari by'inyama n'amaraso, abantu babyumva by'inyama n'amaraso, ariko tukabivuga mu buryo bw'umwuka. Turakwinginze ujye basanga abana bo kubona ubugingo, ujye basanga basobanurire. Ariko abana bo kurimbuka bo birengagiza ibintu nkana, bo nta kindi kintu bakorerwa. Ariko umwana w'ubugingo we ndabizi neza ko murinda, ndabizi neza ko mukurikirana, ntago wamureka. Rero Nyiringabo Imana, abo bana b'ubugingo bagenda basobanurira umuntu wese wumva iki kiganiro ntacyumve bisanzwe, ntacyumvisha inyama n'amaraso ndetse n'ibitekerezo bye, ahubwo abyumve mu buryo bw'umwuka. Afatwe ibyanditswe byera, afata ibyanditswe byera abisanishe n'ubuzima turimo, abisanishe n'ibi bihe turi kuganamo, hanyuma ubashe kuba wagira gute wamuha ubwenge bwo kubihuza. Numuha ubwenge bwo kubihuza, azabasha kwiyanura, azabasha kwikiza, azabasha kumenya neza umugambi Satani afite muri ibi bikorwa bigenda bidusimbura no kubijoro no kubukeye. Ngaho rero ndakwinginze, bana na buri umwe wese uzareba iki kiganiro ndetse n'uri kukireba, natwe twese komeze kubana, natwe komeze twihishurire, uduhe byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo natwe tubefashishe bagenzi bacu. Turagushimiye ko ubikoze kandi ugiye kudukurikirana mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Reka dusanga nimero 078 nimero ya telefone iri no kuri WhatsApp 078 5361 kansubiremo 078 5361 841. Murakoze cyane, Yesu abamugisha.